ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi ibyo nzabagira ntabwo ari ibi ahubwo ni ibyiza. Hagatangira karirimba tuzajya mu ijoro kureba bariya. Ariko kugeza uyu munsi wa none hari n'abakozi b'Imana Imana yahamagaye ibahamagarira kugira ngo ironke ubugingo bw'abantu benshi, abantu bave mu byaha, abantu bave mu byangwa n'amaso. Ijambo ry'Imana iyo uryize neza cyane nk'umwana w'urubyiruko ukarikuriramo rirakurera, iryo jambo rirakurera, hanyuma rigategura valeri yawe y'ejo hazaza. Umuvugabutumwa uzumva yigisha ibitandukanye no guhindura umuntu ngo ave mu byo yakoraga bitari byiza, ukumva ntirigamije kubwira umusambanyi ngo ave mu busambanyi, ukumva ntirigamije kubwira umujura ngo ave mu bujura, ukumva ntirigamije kubwira umuntu unywa amatabi cyane nk'urubyiruko usanga bajya mu biyobyabwenge, bakajya mu matabi, bakajya muri za kanyanga, mbese ugasanga batwawe nabyo, mbese byatwaye ubuzima bwabo. Ibyo rero iyo tubirebye nk'abavugabutumwa biratubabaza cyane, bigatuma twebwe twumva tubonye nk'abana b'urubyiruko bose tukabigisha ijambo rikabahindura, bagahindukirira ku mwami Yesu. Twebwe imitima yacu irishima. Haleluya. Haleluya. Pasiteri wacu arahageze, reka tumwakire nawe asuhuza iteraniro. Yesu ashimwe cyane. Ni Pastor Jean Baptiste, ndi uwanyu, turasanganywe, ntabwo ndi umushyitsi cyane hano. Ahangaha ni mu rugo, murumva ko muranzi, nanjye ndabazi, niyo mpamvu cyane ko ndi inshuti yanyu, nanjye nifuje kuza kubasura kuko nari mbakumbuye, kugira ngo Imana iduha n'umwanya tuganire ijambo ry'Imana mu kanya kari buze kuza mu kanya. Murakoze cyane. Haleluya. Reka dusabe uyu mubyeyi adutere rikorasi, twitegura no kuza kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Tugiye gutera ikorasi yitwa agira neza bugacya bukira. Agira neza bugacya bukira, agira neza Yesu, agira neza bugacya bukira, agira neza Yesu, agira neza bugacya bukira, agira neza Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana. Reka dusabe John azi asengere pasiteri wacu atugezeho ijambo ry'Imana. Karibu. Babishimye mwami Yesu,
tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuko twebwe tukaba twongeye guteranira ahangaha imbere yawe nk'abana bawe. Turakwinginze cyane kugira ngo ijambo ry'Imana rijye kuva mu kanwa ka pasiteri, uze kuza kurivuga, uze kuza kuritubwira neza, ariko ukomotseho umukoreshe nk'igikoresho cyawe maze wowe wikorere. Turakwinginze cyane kugira ngo umukoreshe maze utabuze uko ashimwe cyane. Haleluya. Arakoze cyane umuyobozi wa gahunda. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusanga hano mu isezerano rishya, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka. Turasoma ibice 19 hanyuma duhere ku murongo waho wa mbere. Ngira ngo ni nawo nshaka ko dusoma tukawuganiraho ndetse tugasoreza ku wa kabiri. Reka dusome twumve uko ubutumwa bwiza butubwira. Titire y'amagambo iravuga ngo ibya Zakayo. Umurongo wa mbere haravuga ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Kabiri, nuko hariho umuntu witwa Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Nagira ngo tuganire kuri aya magambo. Dusomye ijambo ry'Imana rigari cyane, kandi mu mwanya dufite nagira ngo tuyaganire. Uyu mukoresha w'ikoro Zakayo niwe ijambo ry'Imana ritubwiyeho. Ritubwira kandi no ku muntu witwa Yesu. Haleluya. Uyu Yesu Kristo yaraje agera ahantu hitwa i Yeriko, kuko yari mu rugendo ashaka gufata i Yerusalemu. Yesu ashimwe cyane. Ariko anyura ahangaha ahitwa i Yeriko, ahageze ahasanga umugabo witwaga Zakayo. Haleluya. Ahasanze uyu mugabo witwaga Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru, niko Bibiliya yatubwiye. Uyu yari umuyobozi mukuru cyane, kandi uyu nguyu yari afite amafaranga menshi cyane. Bibiliya yagaragaje ngo yari umutunzi. Haleluya. Iyo urisomye ukaryitegereza ukamanuka hasi, nushaka urisoma ukarikurikira neza, uzamanuke usome hasi ugere ku murongo wa 6. Nibwo uzareba neza imirimo y'uwitwa Zakayo, nibwo uzareba neza ibikorwa yakoze byose, nibwo uzareba neza uko yaje kubona umwami Yesu. Haleluya. Umwami Yesu nashimwe. Numara kwasoma ukahumva neza, uzabona igisubizo cy'ukuri kandi kizima, igisubizo kizagushyitsa mu mwanya mwiza, igisubizo kizagukurura kikagukura aho uri, kikakuzana kikakugeza ahantu heza, kuko uzaba wegereye umwami Yesu. Kandi iyo wegereye umwami Yesu habaho icyo bita difference, habaho icyo bita impinduka zikomeye. Haleluya. Kuko iyo umaze kwakira Yesu Kristo mu mutima wawe, uba wakiriye agakiza gakomeye, kandi ako gakiza karakurera kakagukomeza, ako gakiza kagira kagukura kakagira kakugeza. Yesu ashimwe cyane. Uyu Zakayo yashatse kureba umwami Yesu kubera ubugufi yari afite bukabije cyane, ntiyabasha kumubona. Haleluya. Kuko Yesu ari mu rugendo arimo kugenda, hari abantu benshi bamugose imbere n'inyuma. Mu kumugota imbere n'inyuma, Zakayo ntiyabashije kugira gute kureba umwami Yesu. Ariko Zakayo aza kugerageza kugira ngo arebe umwami Yesu. Amen. Byabaye ngombwa yuko Zakayo yigira inama mu mutima. Haleluya. Birakwiye ko ushobora kwigira inama mu mutima, kandi bikagufasha haba mu buzima bwawe bwa buri munsi, haba mu mibereho ya buri munsi, bikagufasha kandi bikagutegura valeri y'imbere yawe hejo hazaza. Yesu nashimwe cyane. Zakayo afata icyo bita umwanzuro. Ngo afata iki? Afata umwanzuro wa kigabo. Aravuga ati birakwiye ko heri ntambwe imwe nkirukanka nkanyura kuri aba bantu. Namara kubanyuraho ndabona umuvumo imbere yanjye. Haleluya. Muzamuke mwurire. Nimara kuburira mbasha kureba umwami Yesu, murebe mu maso. Namwumvishe mu mateka, namwumvishe bamumbwira, ariko ntabwo muzi, ntabwo nari namubona. Nkeneye kumubona nkamenya uwo muntu ari nde. Umuntu abantu bashagara cyane bakamugota bigeze ahangaha. Wayi ni muntu ki? Ese avuka ye? Ese akora iki?
ngo ni mwene Yosefu ubwo w'umubaji. Ni gute mwene Yosefu umubaji tuzi hari ivuka i Betelehemu abantu bamushagara bakamukurikira uboshye umwami uyoboye ibihugu bingahe? Yesu ashimwa cyane. Zakayo ariruka muri we, arirukanka arasatira yurira umuvumu, arurira azamuka, ageze hejuru areba umwami Yesu, aramureba. Yesu ageze munsi y'umuvumu, arangije ararama, yubura amaso yareba hejuru, amenya ibyo Zakayo atekereza, amenya icyatumye Zakayo yurira umuvumu, amenya icyatumye Zakayo agira imbaraga zo kwirukanka akurira, kuko umwami Yesu abasha kureba igaragara mu maso yacu, akamenya n'ibiri ku mutima. Arangije amenya urugendo rwose Zakayo yakoze kugira ngo abashe kumubona. Arangije aramubwira ngo Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi ndarari wawe. Yesu ashimwe cyane. Hiriba ninde Zakayo yaramanutse. Yesu ashimwe cyane. Hajyana n'umwami Yesu, barakomeza baragenda bagera imuhira, baravuga bati ni gute umwami Yesu, ni gute umwigisha yajya ku munyabyaha, ni gute yajya kwa Zakayo? Abantu bibaza byinshi. Nagira ngo nkubwira ngo nuramukuhindutse ukakira ubutumwa bwiza, ukakira ijambo ry'Imana, ukakira umwami Yesu mu mutima wawe. Haleluya. Abantu benshi bazabazanya, abantu benshi bizabacanga, bavuga ngo wayi niki cyabaye? Ese uriya ni wa Mungu kwa runaka? Kuko Uwiteka imaze kumwakira Kristo, iyo wakira Kristo mu mutima wawe ibintu byose birahinduka. Birahinduka, abantu bakabibona, abavandimwe bakabibona, abaturanyi bakabibona, abavukanyi bakabibona. Ulele staya bomene tiklesa de bopaye haya bomando bebapaye. Kuko iyo umaze kumwakira urumogi ukuramo ukajugunya, itabi ryose yaba ry'igikamba abandi barango ni buri ukuramo ukajugunya, bya bindi byo gupfa bya pokatiri biki byose ngo salama mani ngo turacomase, ibyo byose bitubihindura ukabindura gukorera Kristo umwami nk'umukiza wawe. Nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none nawe fata umwanzuro, fata umwanzuro nshuti yanjye, mwene data wicaye ahangaha, fata umwanzuro ukizwe, ukurikira Yesu Kristo nk'umukiza wawe. Ureke itabi, ureke inzoga, ureke byinshi by'ibiyobyabwenge, ureke ibyo wagenderaga, mureke ubusambanyi n'ibindi. Umwami Yesu arakwakira, yicaye ku ntebe y'imbabazi, avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Reka dusenge Imana. Ninde wabasha kwihana? Ninde wumvisha ijambo ry'Imana agatambuka agapfukama tukamusengera, akakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza we mu mutima we kuri uyu munsi wa none, akamuhindura akagubwa neza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Mumfashe dukomere Imana yacu abashibashi cyane. Yararitse yahamagaye. Nawe waba usigaye watambuka ukaza ukihana ibyaha byawe ugaca bugufi, Imana ikakugirira neza, Imana ikagutabara, Imana ikakurengera mu gihe nk'iki. Kakira agakiza, kakira umwami Yesu mu mutima wawe. Reka dusenga Imana. Mana nkuru yo kwizerwa, turagushimiye kuko wahamagaye kandi ukararika abana bawe, wagira ngo ubahagakiza, ubafiteho umugambi mwiza, bahagakiza muri bo babasha kugukorera, bave mu byo bari barimo byose cyangwa n'amaso yawe, maze ubahindure kugukorera kandi ubahindure ubugingo buhoraho, kuko Uwiteka ryo zina ryawe. Urakoze Mana, turagushimiye kubikoze. Cyone kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo mu isi bose. Amen. Amen. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi ibyo nzabagira ntabwo ari ibi, ahubwo ni ibyiza. Hagatangira karirimba tuzajya mu ijuru kureba bariya. Ariko kugeza uyu munsi wa none hari n'abakozi b'Imana Imana yahamagaye, ibahamagarira kugira ngo ironke ubugingo bw'abantu benshi, abantu bave mu byaha, abantu bave mu byangwa n'amaso. Ijambo ry'Imana iyo uryize neza cyane nk'umwana w'urubyiruko, ukarikuriramo rirakurera, iryo jambo rirakurera, hanyuma rigategura valeri yawe y'ejo hazaza. Umuvuga butumwa,
uzumva yigisha ibitandukanye no guhindura umuntu ngo ave mu byo yakoraga bitari byiza, ukumva ntirigamije kubwira umusambanyi ngo ave mu busambanyi, ukumva ntirigamije kubwira umujura ngo ave mu bujura, ukumva ntirigamije kubwira umuntu unywa itabi, amatabi, cyane nk'urubyiruko usanga bajya mu biyobyabwenge, bakajya mu matabi, bakajya muri za kanyanga, bakajya mu, mbese ugasanga batwawe nabyo, mbese byatwaye ubuzima bwabo. Ibyo rero iyo tubirebye nk'abavugabutumwa biratubabaza cyane, bigatuma twebwe twumva tubonye nk'abana b'urubyiruko bose tukabigisha ijambo rikabahindura, bagahindukirira ku mwami Yesu. Twebwe imitima yacu irishima